brother, hari abantu b'abatekamitwe usanga bakubwira ukuntu wakorera amafaranga, ariko ibyo bintu ntibishoboka. Barakubwira ngo kwiyandikisha ngo ni ubuntu, ariko kugira ngo utangire bizinesi ngo akaba ari amafaranga. Ngiye kubabwiza ukuri pe, ni scam. We deserve better. Everyone, we deserve better. Ngenda ahangaha kugira ngo njye mbagezaho ibintu by'ukuri ntababeshye. Mbabwiza ukuri, nicyo mwantoreye. Niyo mpamvu ubona ibiganiro byanjye ugahita ukora subscribe na comment na share, kubera yuko mbabwiza ukuri. Mbongeye kwereka rero abantu ukuntu bakubeshya ati ugiye gukorera amafaranga. Kamwereka message banyoherereje. Sorry gatoya. So guys, tudatinze ngiye kubereka icyatuzanye. Dore nk'ubu banyohereje message bambwira uburyo nakorera amafaranga. Kanyibereke. Dore banyohereje message ivuga ngo business group. Umva kandi ho murebe. Ndabereka uburyo babimbwiye. So nanjye impamvu ndi kubabwira ati ibyo bintu ntibishoboka. Ibyo bintu ntibishoboka, nyine ngomba kubabwiza ukuri nanjye nuko byambayeho. Barakubwira ngo reba indirimbo kuri YouTube ngo ikwishyure. Hano bari kumbwira ngo aka kanya nawe ngo wabona amafaranga. Aka kanya nawe wabona amafaranga. Ngo wabona amafaranga. Ngo wabona amafaranga. Umva. Ngo reba video. Iyi ni link banyohereje ngo reba video kuri YouTube ubone amafaranga 1000. Ngo buri ndirimbo izajya iguha amafaranga. Ariko baba bakubeshya, ntabwo ari byo. Urafungura iyi link, iyo umaze kuyifungura ukayikandaho, wamara kuyikandaho kugira ngo winjire kwiyandikisha ni ubuntu, ariko warangiza bakakubwira ngo kugira baguhe nuza baraguha ngo uratanga 5000. Dore ngibi nuko bakubwiye. Dore za link nizi. Amafaranga urayakorera pe, ariko ntabikuzwa. Ntabwo abikuzwa habe na gatoya. Dore ngizi gusa message ngo urakira 500. Ngo buri video urebye barakwishyura. Wareba TikTok bakakwishyura, ariko baba bakubeshya brother.
ibi bintu ni sikamu, ni sikamu, ibintu ntabwo bibaho, ibintu ntabwo bibaho brada, ugomba kumenya yuko njye mwaje ndi kubabwiza ukuri. Hano barakubwira ngo urahabwa 1000 buri adizi urebye zose amasegonda 40. Ibi bintu birashoboka ariko ntabwo abikuzwa, ntabwo abikuzwa. Ikindi kubabwiza ukuri ko byambaye, narakinye ndakina nzi yuko nagejeje mu madolari 5000, nzi ngo ngiye guhita mbikuza mpite nubaka inzu yubatse muri diyama, ariko byaranze, ntibishoboka. Bakakubwira ngo mbere yuko ubikuza ngo manza ushake inshuti 500, ukibaza urazikura hehe? Nta hantu wazikura inshuti 500 ngo kugira ngo ubikuze, nuzuza inshuti 500 nibwo urabasha kuba wabikura. Teka ugiye hari Nyabugogo ukabwira ati buri muntu wese reka abe inshuti yanjye, amwereze link ayirebe kugira ngo izo nshuti zuzure, ariko ntibyakunda bro. Ibyo bintu ni sikamu, sikamu, ni sikamu kabisa. Nibabikubwira ntubyemere, dore ngibi rwose ngo dore ngibi ngo uratumye, ntabwo bibaho rwose. Nimushaka mu nyumvire pe, genda ahangaha nshaka kubabwiza ukuri, nta buryarya burimo. Ibya message de za link, ariko ngo kugira ngo wiyandikishe uwemerewe gukora ngo uratanga 5000. Ibyo ntibibaho rwose. Nimushake rwose mwumve ukuri. Baba bafite umuntu bahaye akazi, bafite umuntu bahaye akazi akaza akabyamamaza bakamuhemba. Wabona uburyo wareba videwo mu minota ingahe bakaguha 1000? Ubu bintu bishoboka? Mu nyumvire ni ukuri.